dosiye ya Prince Kid nakubwiye ngo harimo icyo bita opinion publique ikababo no gushyuha uwifashe wowe wese agashaka kuyikuraho aho kugira ngo yanalize profondement guhera ku bugenzacyaha ubushinjacyaha kugeza mu rukiko umucamanza niwe wayitondeye uri ko byabanje mu muhezo bikageraho bikahamagaza abakobwa bira byose n'umwanzuro w'umucamanza kugira ngo agaragaze ukuraho kuri ariko umushinjacyaha n'umugenzacyaha bazi ko dufite laboratoire ikomeye muri kano karere ukajya gutanga ibimenyetso by'akabati gufatwa ku ngufu dufite laboratoire ikomeye dufite ishobora gupima niba urwo rumogi uwo mukobwa yararunyoye ishobora gupima nacyo Kid yakivuzeho turaza kubireba yes reka nyivuge cyo cy'urumogi yakivuze aravuga ati narapimwe umukobwa ntiyapimwa kandi aruhawe ari umukobwa kuki nyine uko niko kwagushyuha kwa dosiye bavuga ngo ino dosiye irimo hari abantu benshi bari kuyikurikirana irimo bifi binini bigatuma none wowe uyifite wirengagiza ibyo wakagombye kwegeranya bizatuma utsinda urubanza ukayihutishiriza mu rukiko ikakurangiza buriya iyo witunaritse ku muntu uri umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha babyumva kumenya ngo akabati Prince Kid kuvuga ngo fagitire ngo yakaguze nyuma gashobora no kuba kari gahari ubundi yagomba kuburana ko kuki batabanje kumupima niba yarafashwe ku ngufu icya kabiri umuntu mukuru ntabwo ari minere afatwa ku ngufu rimwe ejo akigarura aho kugira ngo ubundi amategeko arahari kandi arabwirwa abantu ufashwe ku ngufu uboneza hehe one stop center reka ngire icyo nkivugaho iyo kintu ubushinjacyaha bwakivuzeho buravuga buti ntabwo twigeze tuvuga ko umukobwa yafashwe ku ngufu ahubwo yarashutswe ku bw'intege nke harimo ubukene oya ibyo ntabwo ubukene ntabwo intege nke zibarirwa ku burwayi bwo mu mutwe ntabwo ubukene ari intege nke yabuse ko dukenge twese ngo yaramubwira ngo nzakwishyura amashuri ngo ndaguha amafaranga urye muri corona bangaye se bamaze kubikora ubukene se buhindura umuntu ari elementare umushinjacyaha wari ufite amajwi yose raw material premiere ko abizi ko umucamanza ashobora kuba yaburanishiriza mu muhezo yazana yose uko yakabaye umucamanza akayumva wenda akajya simbuka bya biri kuko nta public ihari ngo ibyumve byose umucamanza wakaba ugenda wikuriramo akagize icyaha ku kibaya bahisha umucamanza babizi ko ashobora kwemera bigakorerwa mu muhezo nukuvuga ngo ubushinjacyaha nta nubwo ngewe kimwe wenda n'abandi bishoboka nta nubwo duhuza n'ibyo Ribu yatangaje kuri Moses kuki yamufatiye nawe ntago wemera oya rwose oya kuko urupapuro ruhimbano nibyo byoroshye wenda kudefanda mu mategeko ariko ukuntu Ribu yasobanuye kubijyanye n'amashusho yavuze ngo nta kigaragaza ko ari amashusho ari we yakwirakwije ariko ku mashusho ni uriho ukabihuza na wa muhungu wo muri Nofra umwe bita ngo data manager wa Nyamagabe umwe wakatiwe 30 y'agateganyo uriya nawe siwe wasirikije amafoto nuvuga ngo ubundi icyaha muri biriya nuvuga ngo amashusho yagaragaye ari honde niba uhanirwa ko ari wowe uri ku mashusho uko data manager yafashwe na Moses niko yari gufatwa kuko bombi na amashusho utitaye kuba yasirikije niba ari cyo kureba yasirikije rero na data manager wa Nyamagabe siwe yasirikijwe n'uwo mufoto n'uwo wakagombye kuba yarafashwe kandi Ribu ikongera igatanga amakuru ahagije kuri uriya mukobwa wari wicaye kuri data manager ntabwo urukoza so n'umuntu ari gwikorana yego urumva ibyo rero byose babaye nk'ababikikira batakira kuri pasiporo rya dirishya ryo kuzinjiriramo ariko byose icyaha kugira ngo nkubaze ni ese ukuba icyo cyaha cyaba ari cyo gito muri birimo akaba ari nacyo biri gushyira imbere urabisanisha n'icyo kintu kijyanye na wa muntu uri gutegurwa waba wifuza kugura no gutuma ibikoresho by'ikoranabuhanga hanze y'u Rwanda ni Dubai no mu Bushinwa udahenzwe bikanakugeraho byihuse cyane nguhitiyemo Feliz Technology mudasobwa z'ubwoko bwose amakamera televiziyo za rutura telefone zigezweho iPads tablets na accessoires zazo n'ibindi byose igisubizo ni Feliz Technology mudatenguha ku mwimerere w'ibikoresho wifuza nta na kimwe kibuzemo n'ibiciro biri hasi nk'ikiranguzo
ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0785 228 479 cyangwa 0782 073 019. Wanadusura kuri Instagram na Facebook. Felis Technology, ikaze twinjirane mu isi y'ikoranabuhanga. JALAS Official TV turabasuhuje, tubifurije ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe mwe mudukurikira, tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Twongeye kugarura umunyamakuru mugenzi wacu akaba n'umusesenguzi Karegeya Omar Jean Baptiste. Wiriwe neza, amakuru yawe? Ni meza cyane. Meze neza. Soje abadukurikiye ni nsuhuza cyane. Nibo dukorera. Ibyo dukora zamura mikoro bakumve neza. Ibyo dukora nta kigo cyabasha kubihembera. Ariko rubanda iyo yishimye icyo nicyo gihembo cya mbere. Yego. Yes, ngira ngo rero duherukanaho mu minsi yashize turi kuyishuza z'umuryango tuganira kuri cya gitabo cya PM, tunabisanisha na ya kesi ya Platini. Nabonye hari uburyo abantu bagiye batanga ama comment atandukanye, bagenda babivugaho, baravuga bati byibuze ibyo bagiriyemo inama nibyo Platini ntiyagasenye n'ibiki. Babona ko ikiganiro nyine cyagize feedback. Aricyo nishimiye nyuma nuko na Reverend Rutayisire Antoine nawe yagikoze, bakimubajijeho asubiza neza nka bya bindi byanjye. So gusenya urugo utari tayari gusenyera umugore utari tayari kumutunga ngo ni umwana ushaka gusa. Hanyuma nundi nawe ntiyagombye gusenya, na Platini ntiyagombye gusenya urugo rwe ngo kubera ko bamubwiye ko umwana ataruwe. Umwana azabuwe paraporo y'ibyo azamukorera, ntabwo azabuwe kubera amaraso. Yes. Nibyo rero ubwo reka tunabiveho, ahubwo mpite njya ku cyatuzinduye uyu munsi kugira ngo tuganire. Hari byinshi byo kuganiraho, ariko nahisemo uyu munsi ko tuza kuganira cyane kuri ishu ya Moses Turahirwa, watawe muri yombi na RIB ndetse kugeza isa akaba afunzwe nk'uko RIB yabyemeje. Ni nyuma y'ibihe bitandukanye byagiye bimuranga, amasene yagiye atungurana muri rubanda, ariko bamwe bakayavugaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kugeza no kuri iyi saha bamwe baravuga bati Moses arafunzwe kubera ko wenda ari icya gihugu nyine kiba gikomeza gukumira ikibi muri rubanda. Abandi bati ni propaganda, n'abadatinya kuvuga gutyo bati Moses ari gutegurwa kugira ngo hagire ibyemerwa mu minsi iri imbere bimunyuzeho nka big brand, umuntu wakoze imideri kagera ku rwego rw'isi. So ibyo nabyo byaravuzwe, nabonye biri muri speculation cyangwa se biri mu byo abantu batekereza ko biri inyuma y'ibyo Moses yanyuzemo. Nshaka ko tuza gusubiraho inyuma tukaganiraho, ariko tukaza no kubisanisha na cya kintu nabonye ejo bundi Burundi bahagarika indirimbo zimwe na zimwe, ariko harimo n'iz'abanyarwanda. Ubwo hose turaza kureba wenda tubihuze, ese ni umuco uri gusigasirwa wa wundi n'ubundi uranga abanyarwanda nabo barundi niki. So ngo ikaze mbere na mbere wenda reka mpere kuri iyi case ya Moses njya ku mashusho. Mashusho niyo yabanje. Iyo reka nkabanza nkagira icyo mvuga kuri introduction yawe. Hari igihe bimwe bitagaruka guspekira ku kintu cyabaye muri societe. Ni byiza, byerekana societe ifite d'abord uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ifite n'ubushake bwo kubitanga, iri open. Hari iba open idafite ubwo burenganzira. So bishatse kuvuga ngo leta kuba abantu batanga uwo mwanya, nta nubwo ngewe kimwe wenda n'abandi bishoboka, nta nubwo duhuza n'ibyo RIB yatangaje kuri Moses kucyo yamufatiye. Nawe ntago wemera? No, oya rwose, oya. Kuko bavuga ko bamufatiye inyandiko mpimbano ya passport. Nkurikije ukuntu ntuza immigration ikora, ntago wahimbura urupapuro rwabo. Ahubwo kandi hari urwo yashyize kuri social media. Yego nyine
ntabwo ushobora kuba utaravuye muri immigration hari uburyo bwo ibyo wari uvuze byo kuba kubera brand ye ashaka kwigaragaza ubundi rubaye runahariye ari urw'ikindi gihugu ari urupapuro rw'inzira rw'ikindi gihugu kibyemera we kubishyira hari yagamije iki niho hahandi uvuga uti arashaka gutegurwa nk'idirishya ryo kwinjiriramo ibyo birashoboka ahubwo kuri icyo kintu temeranyaho na RIB kijyanye na nicyo kuvuga ko bamufatiye impapuro mpimbano bakaza nyuma bakamupima n'ibiyobyabwenge cyo umuvugizi wa RIB yakivuze ari uko bamubajije ubundi yaravuze ngo ni impapuro mpimbano ariko muri no minsi igihe cy'amezi atarenze 3 Moses yagaragajwe n'ibintu byinshi icya mbere amashusho icya kabiri igipangu yakoreragamo Nyarugenge akarere ka umujyi wa Kigali yego bashizeho amarangi ya RGB bavuga ko ngo baje kuyamusibisha aha arongera avuga ati ninge muntu none yavuze ngo u Rwanda nicyo gihugu kinyemerera gutumura umuti w'itabi ry'urumogi ati kandi nduhinga muri Nyungwe mu isambu yanjye nkasagurira amasoko nkabona n'indodo zo kudodera abakomeye imyambaro so ibyo bintu byose iyo bivanze nicyo cy'urupapuro ruhimbano so urupapuro ruhimbano nibyo byoroshye wenda kudefanda mu mategeko ariko ukuntu RIB yasobanuye kubijyanye n'amashusho yavuze ngo nta kigaragaza ko ari amashusho ari we yakwirakwije ariko ku mashusho ni uriho ukabihuza na wa muhungu wo muri Nofra umwe bita ngo data manager wa Nyamagabe umwe wakatiwe 30 y'agateganyo uriya nawe siwe wasirikije amafoto so nuvuga ngo ubundi icyaha muri biriya nuvuga ngo amashusho yagaragaye ari honde niba uhanirwa ko ari wowe uri ku mashusho uko data manager yafashwe na Moses niko ari gufatwa kuko bombi na amashusho utitaye kuba yasirikije niba ari cyo kureba yasirikije rero na data manager wa Nyamagabe siwe yasirikijwe n'uwo mufotoye n'uwo wakagombye kuba yarafashwe kandi RIB ikongera igatanga amakuru ahagije kuri uriya mukobwa wari wicaye kuri data manager ntabwo urukoza so n'umuntu arwikorana urumva ibyo rero byose babaye nk'ababikikira batakira kuri pasiporo bamubajije abanyamakuru babajije Dr Murangira kubijyanye n'amashusho y'urukozasoni bavuga ngo nta gihamya twabonye cyuko ari we yasirikije none se mu rubanza rwa data manager hari gihamya yuko data manager ari we wifotoje ukurikije n'ukuntu yari busy cyetse yangaje umufotographe oya mu bigaragara byo yari afite concentration y'ubita concentration maximale mortelle iyo concentration maximale mortelle donc uvuga ngo ni yayindi umudogiteri agira aharanira gukiza umwana na nyina uri kubyumva hamwe kuri dogiteri yari kubyaza niyo umubu wamurya ntashobora kuwikoma kuko bashaka gukiza ubuzima bw'abantu babiri so rero aho ngaho nge nabifashe nkaho RIB yakwepye ibikomeye ijya ku cyoroshye ariko giteganywa n'amategeko nyandiko mpimbano nawe ugusobanura ngo uburyo se bw'inyoroshye cyaha oya ntabwo ari inyoroshye cyaha Moses donc manze kukwereka some igiteranyo cy'ibintu byose amaze igihe acamo bivuga ngo yararambiranye yabanje amashusho biciraho ati hanyuma biriya bintu ntawe uzi igihe byari bimaze ku gipangu cye amashusho ashobora kuba yatumye akuriye umujyi wa Kigali kujya kureba ari amabara yo ku gipangu hanyuma burakeye ati nemerewe kunyura umujyi ibyo byose ukabiteranya ahubwo abashinzwe ubutabera bakatakira kukihuta kugaragara mu itegeko babyumva kukihuta kugaragara mu itegeko n'urumogi ntabwo cyari ikibazo cyo kurumupima yabivuze kuri Twitter ntabwo yavuze ko no kuri Instagram iyo bivuga beshya se bwo si icyaha iyo batajya iyo bamupima bakarubura yarabyanditse byo si icyaha se cyo ni icyaha urumva rero icyo yitwa ko akurikiranweho gisa naho cyoroheje cyoroshye kukidefanda mu mategeko mu gihe hari ibindi byinshi wenda byagorana kuko umujyi wa Kigali kujya gusibisha ari amabara ntabwo ari amabara bibujijwe kuyashyira ku gipangu ibyo byose navuga ariko bishatse kuvuga ngo urashaka kwerekana iki rya dirishya ryo kuzinjiriramo ariko byose icyaha kugira ngo nkubaze ni ese ukuba icyo cyaha cyaba ari cyo gito muri birimo akaba ari nacyo biri gushyira imbere urabisanisha n'icyo kintu kijyanye na wa muntu uri gutegurwa ibyo nibyo
ibyo byo nibyo ari amabara yashyize iwe aracece wenda ntihagira reaction ziba arangije ntabwo tubizi wenda yashyizeho uwo munsi naya ntago igipangu ntago gisiga umunsi umwe mushere hanyuma na ya mashusho yarabaye barabyoroshya na nubu ntabwo abikurikiranweho ariko bishatse kuvuga ngo ari ibintu ntabwo sinzi niba narabivuze hano ariko nkunda kubivuga ko tugendana ibyaha uwadushungura abere baba bakeye ahubwo abashinzwe kudushungura ntago bahagije nta mwanya uhagije babifitiye niyo mpamvu bihutira ibifatika ariko hari byinshi tugendana nawe hari byinshi yagendanaga ahubwo reka nkwereke par exemple ubutinganyi mu Rwanda ntibwemewe ntibunabujijwe ariko kubukangurira ubutangiye gufata indi ntera uri kubyumva kubukora nta kibazo guhohotera umutinganyi birahanirwa ariko guhamagara kugaragaza ibimenyetso byo kuvuga ngo hano isi yonebye ubutinganyi bimeze neza cyane kugira ngo n'ababyiruka babyitabire icyo ubutangiye kurenga indi ntambwe ni nka ruriya mu gihe yavuze we nuko yabivuze muri public ntago abantu bose nkuru mu gihe babafunga ubiterwa naho urunywera n'uburyo urunywa ushobora kurunywera iwawe mu cyumba ntago Rwanda ntago leta ifite abapolisi bagenda bihumuriza buri dirishya buri cyumba ushobora guhinga agati kamwe kakuvura inzoka kakuvurira inzoka abana ako ntago buri wese yaza ibi byatsi byose biri aha ngaha ntago n'ubu wasanga hari ikirimo so bishatse kuvuga ngo hari ibyo ushobora gukora bitemewe n'amategeko ariko ubyikorana noneho bikakuraburiza iyo ushatse kubigira public uhamagarira abandi kumera nkawe uri kubyumva ibyo rero nibyo byabaye nk'agasomburutso kuko urumva utuntu dutatu cyangwa tune kuri Moses mu gihe gitoya byanze bikunze buriya leta mu nshingano zayo abaturage baba barayihaye manda turinde ibi ariko gufata abo baburukoza soni ari byo byo kwamamaza ibibi donc leta itabikoze ubwo ni ukuvuga ngo abaturage bayihaye contrat social abaturage baba baragiranye na leta batora inzego zigize president republika abadepite kontra ibipfuye barabatoye ngo mutureberere dutekane mutuburize imisigiti n'insengero zidusakuriza mu gitondo nijoro ibi byose mutuburiza abamamaza ubutinganyi so nuvuga ngo yakomeza kuriya abamaze ubutinganyi n'urumogi niki yakomeje kuriya leta irebera ibiri kwica amasezerano yagiranye n'abaturage bayitoye bayisorera ngo ihembe abakozi bazabungabunga wa mutekano so kuyikiza abantu nka data manager wa Nyamagabe biriya byakoreye nofra kuyikiza abantu babeze nka ba Moses biri mu nshingano za leta kuko ari polisi ari ribu ari abacamanza ari parike ari abacungagereza ari ibyo abagororwa barya byose biva mu abaturage babiha leta ngo bikoreshe mu nyungu z'abaturage so numva ngo ibyo bintu byimonogoje rero leta irebera iba yisha amasezerano yagiranye n'abaturage bayihaye iyo manda bakayiha n'uburyo akaba ariyo mpamvu leta se yafashe icyo cyemezo kuri Moses ikavuga iti wenda reka dukumira ikintu nicyo giteranyo cy'ibyo byose nyine hari ibyo yari yemerewe kuba yakora ku giti cye gutingana kwendana n'abagabo bagenzi be ngira ngo Tamimu yamuhaje avuga ati ese nimwamufatiye ko yagaragaje ko ari umugore bati ntabwo ibyo ngibyo ari byo urabyumva donc ibyo byose yashobora kubikora ku giti cye nabo baryamana bucece mu cyumba cye aho ngaho ntabwo leta iza gukomanga mu cyumba nk'uko itagikomanga mu cy'umugabo n'umugore badahuje igitsina ngo irebe ko bari gukora gahunda bemeye ku murenge cyangwa kwa padiri ibyo ntabwo biba icyabaye ni ugushaka kubivirigariza gukwirakwiza kubyamamaza utararenga wa Karege icyo gutaginga umukuru w'igihugu kuri zino mvugo ze zose ndetse akanagaragaza ko harimo uruhare runaka ya president yampaye uburenganzira warakoze president umpaye passport irimo ko n'umugore icyo kintu cyo ntago kibonamo nk'uburyo wenda bwo guhita habaho iyo mpuruza agahita atabwa muri yombi
kuko yataginze perezida se oya no kurumugiye yaramutaginze hose yes ntabwo bo ngewe bo sibyo ndeba ko perezida nyuma yo kumuha manda abaturage kumutora nawe ni umuturage nk'abandi nubwo yahawe iyo manda niyo wasinye ayo masezerano ari sociale igikomeye rero cyane sugutaginga perezida nukuba ahubwo perezida wasinye amasezerano n'abaturage bamutora 90 na kangahe kwijana bakamuha uburyo bagasora bakamuha uburyo kugira ngo abarindi kibi izo nzego ashinzwe ayobora ntizibari dongo zikarebera ikibi ibyo nibyo bikomeye cyane kontra n'abaturage kurusha lo contractor kuko nubundi niyo atataginga president biya bikaba nubundi president abari muri esheke y'amasezerano ye n'abaturage niyo batamutaginga ariko abaturage bari kugaburirwa ibyo bintu ibyo bintu by'ubutinganyi n'urumogi bamamaza abana bakiri batoya n'uwabifataga byoroheje akatangira kuvuga ati tsiye bya bintu birashoboka ubwabyo iyo ubikora mu gihugu ukiyobora ubu uri kumwicira amasezerano yagiranye n'abaturage bamutoye so ntago rero imbarutsi ikaza ari ukumutaginga ngiye kubwanje imbarutsi ikaze ni ukuba uri kumwangiriza abaturage bamuhaye ubwo bushobozi bwo kugira ngo abayobore yego ndaza kugaruka nyuma kuri cya kintu wavuze uti icyaha ndi kubona ribi mukurikiranyeho ni gitoya mu byo yakoze cyangwa se mu byo byakiswe ibyaha kuri Moses icyo ndakigarukaho nyuma ariko reka ngiye kuri iki kintu n'ubundi gisa na cya kintu twareberagamo cy'idirishya ryo kuvuga ngo ni umuntu utegurwa iki kintu cyo twakivugaho gute cyangwa se kuko numvise n'abandi basesenguzi bamwe na bamwe bagiye bavuga kuri iyi topic bavuga bati ati igihugu imiterere y'igihugu kuba igihugu ubwacyo cyubakiye kuri tourisme izo nama zibera mu Rwanda donc ubwo buryo bwose n'uburyo kigomba kuba igihugu kidakumira ubihuza gute niyo propaganda yo gutegurwa kwa Moses yese ni igihe cyo kuzagira abantu bakavuga bati yese bihamye kuba bamutegura donyine kuba ari nka ambassadeur wabyiye bintu ahubwo utinyuka kabivuga en public kuri image ye ya brand wavugaga akaba ambassadeur w'ibyo bintu kubikwirakwiza ejo buriya ni handi yakoresha inama gahatumira ibitangazamakuru live streaming ntajyamya ko abakora abamufasha mu kazi ashobora kuba arukrita abanje kureba abateye nkawe urabyumva akabahemba menshi kugira ngo bagende bahamagare n'abandi n'utari wawewe urabyumva ibyo byose donc afite gahunda yo kubikwirakwiza kandi kubikwirakwiza byo byaba ari ukwica umuco mu buryo bumwe cyangwa ubundi hashobora gushaka itegeko ryaba ryapfuye ariko kubikora ku giti cyawe nkurikije n'umurongo igihugu cyatanze ntacyo bitwaye ariko kugenda ukamamaza aho rero niho ufite ni nkaho gatatu bumva cyenda bavuga kabigwa kabiri ku mugabo akoze kimwe biciriye aho akoze ikindi biciriye aho akoze ikindi biciriye aho no ibintu bine icyarimwe mu gihe cy'amezi atagera kurane c'est trop ni byinshi so leta rero igomba kurejisa kwihari bashobora no kumufata ribu nyuma bakaparikika murekura bagashyingura dosiye no ashobora donc ribu ishobora kumuhamagaza icyo ni icyambere ikanabivuga imbere y'abanyamakuru icyo ni icya kabiri iminsi yamumarana yose dosiye ishobora kugera muri pariki bagasanga wenda ari umwere ubwo azaba amazemo ingahe nka kumwe mugabekazi yayindi ntiyamaze 14 none se mugabekazi ari cyaha bamusanzeho ariko yakubise 14 mu gukubita 14 abari gukurikiza mugabekazi baracyabirimo ayo rero niyo nshingano ya leta abaturage bayihaye bayitora batora uyikuriye n'abamufasha so gucyaha guhwitura gukebura kureba ikijisho byose biri mu nshingano ntago ibintu byose birangirizwa amageragere oya ribi gufashika kumarana 5 dosiye ikajyana muri parike ukongera ukamara 5 si 10 utatahi wawe utarya gakoko utararana n'umugore utita ku bana byose 10 bati ngaho taha hari n'inama bakugira taha buri wa gatanu uza witaba ntukiri wa wundi ntukomeza bakarenguye ati ntukomeza nugaruka ntabwo uzamara nugaruka izaba 30
bati inyuma ya 30 nugaruka uzarenga mu miduha zabutamwiyo mageragere. So ibyo byose ni reaction leta igomba gukora ikerekana ko ihari muri za nshingano muri amasezerano sociale yagiranye n'abaturage. Ibintu rero nk'ibyo bibaye byimonogoza bigumaho abantu barebera babaturage nibo batangira vuga atari ku iyi leta dusorera tugaha amafaranga yo guhemba abakozi barakora iki aka kabari ko kadusakurije umwaka umwe 2 3 iyi leta yabuze iki ntifite ayihemba abakozi ko dusora ko tuzi ko dusora ko Rwanda Revenue ivuga ko yageze kuri target mu gusaruza amafaranga mu baturage bayakoresha iki aho rero leta igomba kureageza ntago rero igomba kandi narabivuze n'ubushize ndavuga ni buriya karani kamwe hari aho atarenga rimwe resi kabiri pasi gatatu kasi niko bigomba kugenda leta wiseka leta irebeye leta irebeye ibyo bintu rimwe kabiri gatatu irebera abaturage babaza ngo wabuze iki ngo dukorera ibyo twavuganye mu matora y'ubushize kandi twitegurane ubwo se wakomeza kurebera abantu uzagaruka kubasaba amajwi uko bayaguhaye 2017 n'8 bigorane nuza kubabwira ngo nzabakorera iki bazavuga ati kutadukijije kanaka ugira rya oya icyo cyo ndacyumva byanze bikuzi igomba kureageza ahubwo reka dusesengure Karege ni gute rero iyi ngiyi ishobora kuba propaganda yande ko nayo nimboni bamwe bayireberamo bakavuga ati uyu ni umuntu uravuga se Moses ishobora kuba yo ariko nyine barimo barayica intege nyine nibyo nkubwira kuba yabayo yabaye propaganda oya ifite support y'abandi bantu ariko batari leta leta y'u Rwanda se iyo ntibishoboka abandi nyine bari hanze ya leta y'u Rwanda kabari inkunga zindi za oya inkunga nta gihamya yaba mu bitekerezo umuntu wara hanze ugira gute n'urwego ariho sinzi ko afite n'ikibazo cy'amafaranga kubera ko iyo umuntu wa mugani wambika umuntu ushinzwe imideri yambuka imipaka amafaranga arayafite bashobora kumuheraho nyine akaba ambasaderi w'ibyo bintu urumva bakanavuga ati wa mugani umuntu ugera akavuga ati nambika abakomeye bashobora kuvuga ati turakunyuraho kubera ko abo bakomeye nibo bakagombye kugufata kandi ntago bazagufata wambika icyo ni ikintu n'ibintu byinshi cyane n'ibintu byinshi cyane birashoboka cyane nawe kwitinyuka imyaka yari amaza akora ibyo bintu atari yabishyize kuri Twitter ubu none akaba bizanye gutyo nanjye nibyo nibaza nyine afite ikimuri inyuma afite ikimusunika afite ikimusunika uburyo dushobora ariko ntabwo leta yakwicara nka za amnesty ibigo nk'ibyo byinjiye muri kino kibazo amnesty nazo ntabwo birashoboka cyane bishoboka ahubwo inzego wenda z'abatinganye ku rwego rw'isi zishobora kuvuga ariko ntabwo ari byakurikiranye niyo mpamvu nakubwiye ngo naribu yahimbye icyaha gifatika kigaragara mu mategeko akurikiranye inyandiko mpimbano ntakurikiranyweho ya mashusho kuko iyo biba amashusho izo nzego abaterankunga b'abatinganye bari kuvuga bati dore umuntu wacu akurikiranyweho ibi nta muntu urafungwa azira ibyo bintu niyo mpamvu barebye icyaha inyandiko mpimbano siwe wa mbere urabyumva ubwo se ahubwo tukaba atari cyo ahubwo turi buvuge tuti ribu nayo yirinze kwivanga ku kintu gishobora kuba cyayishyira u Rwanda ntabwo arakarwa kandi diplomasi iza mbere yego ntabwo ari umuntu erega si umuntu uriya si umuntu usanzwe umuntu ariko ngo mbere yuko naho nzasange waramaze kugirira ikigongwe abari iwawa bazira ibiyobyabwenge urumogi si ikiyobyabwenge nduhinga mu murima wanjye wa Nyungwe Kamembe ibyo ubwabyiriya nyandiko irimo byinshi ariko babyihoreye bajya kumupima kwa ruvuze bati iyi nyandiko ntabwo ari imvugo ya Moses nka Moses nyirizina ntabwo oya niyi none se n'umwana birasera birantabwo imirima muri Nyungwe ibiki justement ati ni nk'imvugo ire direct oya ngewe uko nayisobanuyeho contraire kuri bira by'urumogi navugaga ko Moses atari kwita kuko Moses ntabwo Nyungwe iri UPI ya Nyungwe ntabwo yanditse kuri Moses kubivuga nge ndatekerezaga ko ashobora kuba ari kurya kara leta ivuga ati
urumogi muri Nyungwe rurahingwa atari uruhinga mu byabi byose simbizi kuko simbizi ni umudozi w'imyenda ari angaje mu buhinzi bw'urumogi niba ajya muri Nyungwe gusura iyo mirima ye cyane cyane ko u Rwanda rwaradekaraye ko rugiye guhinga urumogi mu rwego rwo exploiter ibyo ngibyo rero bishobora nko kuvuga ngo icyo nibaza icyo kintu ntaho wagisanishije no kuvuga ati igihe gishobora kugera leta ikagira ibyo itorera ku bijyanye no gukonsoma iyo drogue cyane cyane ko yavuze ngo kubera uburwayi yarwandikiwe na muganga niko yavuze ndawe yaravuze ngo uburwayi maranye igihe budakira ibyo bwampesheje ubwo burenganzira erega buriya nuko wenda paraporo y'urwego tuba turiho mu myumvire abanyarwanda ibintu dukonsoma byinshi biri sur base y'urumogi cyane cyane imiti ari nayo mpamvu na leta yageze ikemera ngo baruhinge aho rutemewe ni ukutumura icyatsi ku kindi ibyatsi bitaciye mu ruganda ariko uvuze ngo urumogi ari aho buri muti bajya bawupima bakareba niba nta kamogi karimo ibyo si byo imiti myinshi iva hanze yose igabanya uburibwe nka ikinya ibigabanya uburibwe ibigabanya anti-inflammatoire ibigabanya kubyimbirwa byanze tuba turimo ibigabanya uburibwe bwo mu nda nakubwiye ngo urumogi rw'ibyatsi rutera gufumisha diare umuntu urwaye ucibwamo akanyoye ahita afuma urabyumva ibyo abanyarwanda barabizi kandi leta ikorera abanyarwanda ariko nishobora kubahamagara ngo mwese mugire nuvuga ngo uzaho ruri nuvuga ngo aho rwaba ruhinze byemewe n'amategeko nubwo bitemewe kurunywa ukajyanayo umwana uti umubyeyi akaba yajyanayo umwana ati mwambabariye mukama akababi kamwe umwana wanjye akagabanya gucibwamo ako bakaguha ntabwo bibaye ikiyobyabwenge puruta yego ikiyobyabwenge ni menace publique ni menace publique kiranyobwa gute kiranyobwa na bangahe cyane cyane par rapport ya condition de vie bafite icyo rero nicyo nanjye nashaka kukubwira nawe yongeyemo icyo kintu ndetse kubera uburwayi ibyo abibajijwe yakwerekana impapuro za muganga ashobora kuba afite izo mpapuro ashobora kwerekana impapuro za muganga ntabwo ukibona nk'ikintu gishobora kuzabaho mu minsi iri imbere cyane cyane ko dukunze kubona iyi kese ikunze kuza mu bana bitwa ko ari abana b'abakire tubivuge gutyo uko bivugwa ntabwo ubona iki kintu ko gishobora kuzabaho abana b'abakire instead yo kujya bafungwa kujyanwa iwawa ahubwo bakazagera igihe bagira ama autorisation wenda yo gukonsoma drogue kuri level runaka bitewe n'ubundi ko akenshi byaba base kiba cyabaye ikibazo uwo mwana w'umukire wiga neza agatsinda akarangiza kwiga agakora akazi neza atagakererwa adahohotera abagore atarunywa ngo asuzugure sebuja uwo nguwo abaye arumweriwe apana mu ruhame ntacyo atwaye ariko uwo mwana w'umukire noneho uwo mwana w'umukire uzarunywa akarunwana n'iyindi groupe nini no kwiba no kugira akatangira kwiba iwabo amafaranga yo kurugura agatangira gusota ibipangu by'iwabo mu gihe bamwigishije ko azajya asona aho gusona agasota donc uwo nguwo aba yahindutse uwo nta kuntu atagiye iwabo ubu nta kuntu leta itamurwanya ariko niba yiga neza adasiba ishuri akiga agatsinda akubaha ibyo ntarye minerivare urabyumva hanyuma akarya yarangiza kwiga agahabwa akazi akagakora neza akamenya bosi ko ari bosi akamenya guhembwa nuko bakoresha umushahara akamenya responsibility z'akazi ntabwo wajya kumukuri wakwirwa ujya kumusopa ngo turebe mu mufuka ibyo byose no ku kazi ameze atyo no ku kazi ntaharujyana agatuma uragezi we mu rugo bikamenywa n'umukozi we cyangwa umugore we ubu rero ntabwo nta kibazo ubu nta kibazo so ni ukuvuga ngo rero kuvuga ngo ubundi iyo bigeze mu bana b'abakire biba bigoye kubyumva ariko burya hari umugabo ejo bundi Ntwari nigeze kumutumira mu kiganiro Ntwari Gerard wo kuri Sky avuga ngo amafaranga ni nk'amaraso amaraso yabaye make umuntu arapfa amaraso yabaye menshi nabwo urapfa ni nk'amafaranga iyo yabuze ubugana ku rupfu niyo ubonye menshi ubushobora kugana ku rupfu bisaba ko yamanaginga so umwana w'umukire ujya mu rumogi ashobora ko ari amaraso yamubanye menshi en principe ariko umukene nanone ujya mu rumogi atariye
no kameme ariko nakubwiye ngo uwo mwana w'umukire uzi ubwenge uzi kumenya icyatsi n'ururo ubona akaza kagakora neza kagacapa kweri urabyumva ntagire rezabi ageze mu rugo akakanywa cyangwa akagasekura mu isombe cyangwa akavungurira mu cyayi nta muntu waza kubwira ngo twagusanze nk'urumogi kuko bisaba ngo ikiyobyabwenge bisaba ngo menace publique kirafegita bangana iki wowe nyiri kugikoso mubaye hute ibyo ngibyo aha hanyuma wenda reka ngaruka inyuma gato kuri cya kintu nakubwiye wambwiye muri no case ya Moses ndabona ribu ntago twemeranya ku cyaha kuko bamukurikiranyeho gito mu byo ni speculation zanjye kuri wowe ni mibonere yanjye n'ubu ngarutse mvuga nkonjiga muri ngenga ya mbere wowe icyaha wundi cyagomba kubanza n'amashusho nkuko bafashe data manager si Moses yagomba kubirimo gukwirakwiza amashusho cyangwa se y'urukoza soni nkuko data manager bamufashe none kuri nta gihamya yuko ari we yasirikije data manager nawe nta gihamya yuko ari we yasirikije ahubwo agombye gukurikiranwa abayasirikije ariko twemeranye yuko ari cya kintu twavuzeho n'ubundi ko u Rwanda rugomba kumenya ko ruri muri rutari akarwa nyine none se uragira ngo bajye kuri ari amashusho niyo mpamvu icyabaye kuri Moses icyo cyagomba no kuba kuri data manager bari abantu bagombye kuba traité de la même façon bose na amafoto y'urukoza soni utiteye ngo yasirikijwe nande hariho ndi data manager azira ko ari uri ku mashusho kandi na Moses niwe bari ku mashusho none kuri Moses birasobanura ngo nta gihamya yuko ari we yasirikije kandi no kuri data manager nta gihamya ko ari we yasirikije donc birasabye ubundi wafotoye n'uwasirikije ubundi no bakagombye kuba bakurikirana aho ngaho rero niho numva ntago ni jurisprudence wa mugani nuguhera ku rugero rumwe ugafata ukabasha kwanaliza urundi igipangu kikaza nka kezi cyo cyaba kezi igipangu ni umujyi wa Kigali wagiyeyo nta nubwo bagiye bavuga ko ari byo bateganya bashobora kuba barafashe nk'umwanda kubera ko yari baravangavanze ukuntu ni nka kwa kundi ubona minibus iriho ingwe polisi kayihagarika ntabwo ari icyaha bakavuga ngo siba ntabwo ari icyaha hari ibintu doko uburyo wasiga inzu yawe n'uburenganzira bwawe ariko none amarangi 8 ku gikuta none rimwe na rimwe wakwareza ukabona afite ibindi avuze nuko umusibisha ntabwo byo ntabwo ari icyaha nuko yamusibisha batishyiraho irangi nk'ayibindi bipangu muturanye yego ariko ubusanzwe n'uburenganzira aha so iki kintu rero cyabaye nakomeje nkivuga ndavuga ni cyarabaye abantu ntabwo babye expectingaga nyuma y'ibyo bintu byose tuvuze cyane cyane ko nawe uravuze uti byabaye rimwe kabiri gatatu ubundi buri yombi rya Moses yego ryaragutunguye cyangwa wari uryiteze nari ryiteze nabivuze se nari mbyiteze kuko udonko nyuma y'amashusho na inspection mu rugo noneho urumogi nabivuze akivuga ko yemerewe kunywa urumogi atarerekana passport icya passport rwose kitaranaza narabibonaga nabivuze bibaye gatatu uwo muntu akomeje atyo ya leta yabayisha amasezerano kuko amasezerano leta ifitanye n'abaturage nukudukiza bene bariye uri kubyumva nabivuze akimara kuvuga ngo mbere yuko ntaha nsange warababariye abanywara urumogi bari wowe narabivuze ndavuze ubu ngubu noneho ageze ubwihangane bwa leta oya ubwihangane bwa leta yari ihanganaga igafunga amaso ariko itiyibagije ko ifite amasezerano n'abaturage bivuze ngo abaturage batangiye kuba bavuga ati ariko ibi bintu uyu muntu yigize iki ni muntu ki leta igomba kureagiza ni gute se umuntu nk'uwo avunnye umuheha wa mbere avunnye uwa kabiri la première fois laisse, deuxième fois passe, troisième fois casse. Naho yarageze rero. Kuzana iyo passport nyuma ya biriya byose baricecekeye ati dore passport mwarakoze kuma passport yanditsemo ko ndi umugore. Come on. Mu bana bacu urumva. Nawe je akazajya kuyisaba ati none uko mutampaye so yo propaganda ko iyi case impapuro nyandiko mpimbano case kenshi kunde kugarukira mu bushinjacyaha imwe mu makese rwose ubushinjacyaha bukunze kurekura harimo inyandiko mpimbano cyane iya Moses urahiha amahirwe ko ishobora kumugeza mu rukiko sometimes tukumva nibyo byaha bindi bikurikiranweho cyane cyane ko iki cyaha cyo kuvuga ngo yapimwe ibiyobyabwenge nacyo ubwo turagihuza na cya kintu yavuze ngo mfite
Moses kubera ngo uburwayi ndwaye Moses nagera imbere y'urukiko azaburana iriya passport ariko si cyo tusiyumbarutso kare nakantu sinavuga se guki nakubwiye ngo yarageze ahantu byanze bikunze niyo aterekana iriya passport hari ikindi ari gukora cyoroheje ariko kikaba some igiteranyo cya bya bindi byose nakubwiye kuko yabikoraga mu banyarwanda kandi abanyarwanda ariko bagendaga bavuga atari kuyu uyu ibi urabifata nk'akanyafu kagiye gucishwa kuri Moses cyangwa urabifata n'ubundi nko gukumira ikibi nugukumira ikibi yakanyafu ko si nugukumira ikibi no kubahiriza amasezerano leta yagiranye n'abaturage cyane ko hasigaye umwaka umwe ngo amasezerano avugururwe ntabwo rero wagomeza urebera bari abantu miliyoni 10 na zingahe mwarahanye amasezerano yo kubarinda ikibi turabyara muturindira abana bino bintu none hakaba ari umuntu uri kubyamamaza uko yiboneye leta igomeje karebera rero abaturage babiyibaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo mu Rwanda kubibaza ari bya bindi ari ukujya mu muhanda ariko biraho iyo bivugiye kuri Twitter ama reaction kuri Twitter uko bigenda ntabwo wabonye ariko ntabwo wabonye Karasira avuga ngo byonyine kuvuga ngo sinabyarana n'umunyarwandakazi wabonye icyahise kiba bati no utarubyarira ntakarurerere aha suko byatangiye nubona aho bigeze nuko rero Moses yatawe muri yombi mu gitondo Prince Kid baraburanye ruracyageretse abagarutse kuburana nyuma y'uko urubanza rwari rwasubitswe rukashyirwa kuri 28 n'ubundi kese ye y'ubujurire ubujurire bw'ubushinjacyaha ubushinjacyaha uribuka ko mu rukiko rwisumbuye bwari bwamusabiye imyaka 16 y'igifungo ariko ku rukiko rwisumbuye rukabona ari umwere rukamugira umwere cyangwa se rukamuhanaguraho ibyaha byose yari yarezweho iburanisha uko ryagenze hano twabikarutseho ariko mu mboni z'umusesenguzi nka Karegeye uru rubanza uruvugaho iki mu magambo make urarubona mu ihe shusho bamwe bati uru rubanza rukomeje kuba gutya kubera ko mukuru w'igihugu yaruvuzeho abandi bati rurimo ibifi binini abandi bati rurimo ubugambanyi abandi bati ubwo nyine nibiba byagwiriye umuntu wowe uri noya mbere uko mvuga ho ndi ndabanza nyine banze sesengure d'abord bateye ubushinjacyaha bwajuriye buvuga iki ibyaha byose uko bwabiregeye imbere niko bikirimo yego icya kabiri cyo dushimira umucamanza urukiko nuko ubu Prince Kid buranavuye iwabo nta bitenge by'iroza acyambaye right ngira ngo yakoze n'ubukwe mu murenge yes ngira ngo nubundi nubwo mu rusengero agomba kuzabutegura akabwira abanyarwanda ukabera nko muri stade buri wese akabatumiwe ntazabugira ibanga bura bukwe abanyarwanda babigize mu ruhare icyo waruvuze ngo president ngo yaruvuzeho erega president ntabwo avuga mu izina rye avuga muri abaturage bamuha yasinyenye nabo ya kontra ubundi abaturage bavugaga iki kwifungwa rya Prince Kid aho niho president agomba guhagarara ntago president ahagarara ukwe niyo mpamvu rimwe na rimwe abanza akitonda akabanza kumva ngo ibivugwa ni ibiki kuri iyi case kugira ngo nabazujuje za nshingano ziri muri ya masezerano yagiranye n'abaturage kandi azongera kuvugururwa mu mwaka umwe usigaye urabyumva kuba yareba ati wabonaga ko Prince Kid vraiment afuzwa abantu bose bari bafite impuwe utiteye ngo abantu namuziye kategori usibye wenda nk'ibyo bifi binini ukomojeho ariko abantu bose bari bababaye kuri case ya Prince Kid rero ubwo urabibonera mu mboni z'ibifi binini nanjye ndi umuntu ndamaze no kwerekana position yanjye ndi mu bashimishijwe no gukurekurwa kwa Prince Kid ndi no mu bagishimishijwe no kuba naho yakurikiranwa n'ibindi akurikiranwa ari libre ndi mu bashimishijwe nuko atatatiye igihango ashaka kuriya mukobwa uriya mukobwa bivuga ko ashobora kuba yaramusuye imageragere inshuro zirenze 100 kandi urabona amageragere ukuntu igoye kugendeka uribuka amarira nyirabukwe yasutse uriya mwana bamufashe narabivuze muri ubuzima turimo hari n'abagore babanye n'abagabo usibye abafiance hari n'abagore babanye n'abagabo abo n'umugabo yaguye mu matsa yagiye mu mage nka kuriya
umugore akitarutsa cyane cyangwa akaza kugushinja Ruvebana ntiyashinjwe n'umugore Antoine yari PS ngira ngo Midima ibintu nk'ibyo n'ahandi hari aho umugore cyane iyo harimo ibintu bijyanye no gucana n'imibonano mpuzabitsina none leta ikagukurikiranaho ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ufite umugore ahita kwitarutsa cyangwa akaza yavuga ati n'ubundi naramubwiye yarananiye ariko uriya mukobwa yari atarabana na Prince Kid akora demarche zose ajya gushaka impapuro ajya kwa noteri na noteri icyo gihe yarabifungiwe Yasina witonze komsa umukobwa arastragoringa ashaka abasinya bemeza ko Prince Kid abeshyerwa umucamanza mu bushishozi bw'urukiko aramurekura Prince Kid ahita agira gute amugira umugore mu mategeko ubu n'umugore we ubu tuba turi mu yandi marira iyo Prince Kid aza agahemuka yego umurongo ari ubushinjacyaha ari urukiko yewe wenda na Perezida wa Repubulika ubujurire bw'ubushinjacyaha Prince Kid kwitaba ari libre opinion publique ni ikintu gikomeye cyane kuko opinion publique iva mu baturage kandi n'abaturage bagiranye kontra na leta aza agakora ubukwe n'undi ntabwo bituri kuvuga bari byo tuba turi kuvuga oui yari kuba abaye umuhemu doublement ni umuhemu mu by'ubushinjacyaha baramwita umuhemu n'umuryango wa Uriya yari kuba umwita umuhemu kabiri rero mu gihugu ntabwo ari amategeko yari ubushinjacyaha bwari kuba bubonye ko ako kakumvikana so rero ibintu yarabikoze hari umuntu w'inshuti yanjye w'umunyamategeko yavuze ati azadutumire ariko manzi yaranabivuze live mu kiganiro azadutumire ubukwe bubere ahantu hagari hashoboka atanga nimero ya momo ufite igihumbi ufite bitanu ashyireho buriya bukwe tubutari ni ubukwe bw'amateka ni ubukwe bwubaka abanyarwanda mu mutwe urabona hari icyizere ko iki cyumvise ubushinjacyaha bwakaniye icyizere cy'iki cyuko yatsinda cyuko yatsindwa yagira gute yatsinda ntabwo ibyo ngibyo buri ibintu by'amategeko byanaterwa nawe nuko aburana byanaterwa ariko ikigenzi nuko kuburana uri hanze no kuburana wambaye iroza biratandukanye Karegeye rero reka ninjire gato muri dosiye nyirizina dosiye wenda ibyo birumvikana icyo yakoze ni cyiza ku muntu wese yakimushimira kurongora Elsa wa mugani yari kudutera ibikomere kabiri cyane yatamurongora kuri dosiye rero yejo yaburanwe cyangwa se ubujurire bw'ubushinjacyaha reka njye kubyo ubushinjacyaha bwashingiyeho noneho udusesengurire yego utera imetero umugani wawe yego ubushinjacyaha bwazanye ingingo ivuga ko bimwe mu bigaragaza ko umuvictime yahohotewe akanabikorerwa kwa Kid ari ukubazi urugo rwa Kid icyo gihe haburanywe cyane ku cyitwa akabati kuko ko akabati Kid yagaragazaga ko yakaguze mu kwa 8 nyamara ikirego cy'ubushinjacyaha cyaraje mu kwa 3 okay uretse n'ibyo bavuze ngo yarazimbwa ngo icyumba ngo uko kimeze ngo ibiki kuri iyo ngingo ni nayo mpereyeho uyivuga hiki no aho ngaho aho mpagaze rero ari ubushinjacyaha ari na Prince Kid nta numwe nashyikira byose forging ishobora kubaho ntabwo gufatwa ku ngufu kumenya uko icyumba kimeze kumenya ibiri mu nzu kumenya ibiri mu rugo bivuga ngo wafashwe ku ngufu n'urugo umugore ashobora kumuramo ukwezi amezi 2 hari ibyo atazi iyo case yigeze no kuba kwa niba atari Kayumba Christopher Dr ni kwa Robert Mugabe bavuga ibara ry'amashuka kumenya ibara ry'amashuka ushobora kuyabona ku bwanikiro babyumva kumenya ngo akabati Prince Kid kuvuga ngo facture ngo yakaguze nyuma gashobora no kuba kari gahari ubundi yagomba kuburana ko akabati ubwako ko nigahagije ngo kugira ngo wemeze ko umuntu yafashwe ku ngufu kuguzana facture ivuga ngo kaguzwe nyuma yarahavuye facture wayihimba urabyumva cyangwa ukagera ukagura kandi urabyumva niba ari IBM niba ari question ya IBM wagenda ukagura kandi ukajyana kwa tante ariko facture akaba ari we yiguma icyo gice gishaka kuba ikimenyetso les alibi ari byo bita amalibi ni nko kwa kudushaka kuvuga ngo Kid yagenda akagura kandi ashobora kujyaho yakaguriye bakamuha facture y'uwo munsi
cyangwa se akagura n'akandi ariko akabika fagitire rero ntabwo bakwandika ngo dore kandi akabati ukagura kandi akabati ukagura ntihabaho ibara nta nubwo habaho nombre de chambre de rayon de colonne akora akantu gato cyane ariko ntabwo kumenya ibiri kwakana kabivuga ko hafatiwe ku ngufu tujye twumvikana ubwo ni kuri side zombi nyine nabikubwiye ku mushinjacyaha yagombye gushingira ku kabati na kidi ntiyagashingiye kuri fagitire hari ibindi byakagombye kuba bikenewe icya kabiri kumenya urugo cyane ni ukuba urugendamo cyane kandi kurugendamo ntibivuga gufatwa ku ngufu urabyumva ntabwo bivuga gufatwa ku ngufu sadepa ariko iyo uri gatumwa nari mubwiye ku maribi kuri fagitire iyo ushobora kugenda ugasaba indi ni ikintu cyoroshye cyane ni nkuko hari ka tujya tugira urubanza rwabaye mu Faransa rwa Claude Muhayimana zo amaribi yo kuvuga ngo iki gihe aha umunsi muvuga ko nakoze iki cyaha dore ibimenyetso by'uko ntari impari dore ibimenyetso by'uko nari Musanze noneho undi hari ni case igeze kuba umuntu aparika imodoka kuri hoteli i Bujumbura ajya kwica umuntu i Buvira ateze moto bakurikiranye bakabona imodoka iri kuri hoteli yanarojisiye banditse mu gitabo kwandikwa mu gitabo ne pas égal kuharara kuyo wanditse mu gitabo bivuga ngo uri buze kuharara ariko nivuga ngo urahamara 28 uravamo uje mu kabari uravamo uje gusura abantu ushobora no kubona n'indi shuti ukagenda n'imodoka yayo bimuvanaho icyaha cyo kuba yisha umuntu ibuvira kubera ko imodoka yiparitse kuri hoteli i Bujumbura ibyo biba bisaba ubundi bushishozi ntago ndi umunyamategeko ariko bisaba ubundi bushishozi ntabwo akabati no gufata ku ngufu urumva araho bihuriye kwa Robert yo hajemo n'ibara ry'amashuka mayidiya nibura ukavuga bikabivuga ngo wayabonye wayaryamye ariko ushobora no kuyasanga ku mugozi yanitse bayameshe ibara ry'amashuka nta n'uburiri bugira amashuka amwe yes icyo cyo ntago kiri fonde ikindi rero ni cy'amajwi Iburetse gatoya niba utari bugarukeho dosiye ya Prince Kid nakubwiye ngo harimo icyo bita opinion publique ikababo no gushyuha uwifashe ubwo wese agashaka kuyikuraho aho kugira ngo yanalize profondement guhera ku bugenzacyaha ubushinjacyaha kugeza mu rukiko umucamanza niwe wayitondeye uribuka ko byabanje mu muhezo bikageraho bikahamagaza abakobwa bira byose n'umwanzuro w'umucamanza kugira ngo agaragaze ukuraho kuri ariko umushinjacyaha n'umugenzacyaha bazi ko dufite laboratoire ikomeye muri kano karere ukajya gutanga ibimenyetso by'akabati gufatwa ku ngufu dufite laboratoire ikomeye dufite ishobora gupima niba urwo rumogi uwo mukobwa yararunyoye ishobora gupima nacyo Kid yakivuzeho turaza kubireba yes reka nyivuge cyo cy'urumogi yakivuze aravuga ati narapimwe umukobwa ntiyapimwa kandi aruhawe ari umukobwa kuki nyine uko niko kwagushyuha kwa dosiye bavuga ngo ino dosiye irimo hari abantu benshi bari kuyikurikirana irimo bifi binini bigatuma none wowe uyifite wirengagiza ibyo wakagombye kwegeranya bizatuma utsinda urubanza ukayihutishiriza mu rukiko ikakurangiza buriya iyo witunaritse ku muntu uri umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha ukagera mu rukiko umucamanza akabica amazi niwe wahubutse wagomba kwitonda cyane kuki batabanje gupima umukobwa ngo barebe niba urwo rumogi yararunyoye kuki batabanje kumupima niba yarafashwe ku ngufu icya kabiri umuntu mukuru ntabwo ari minere afatwa ku ngufu rimwe ejo akigarura aho kugira ngo ubundi amategeko arahari kandi arabwirwa abantu ufashwe ku ngufu uboneza hehe one stop center reka ngire icyo nkivugaho iyo iki kintu ubushinjacyaha bwakivuzeho buravuga buti ntabwo twigeze tuvuga ko umukobwa yafashwe ku ngufu ahubwo yarashutswe ku bw'intege nke harimo ubukene oya ibyo ntabwo ubukene ntabwo intege nke zibarirwa ku burwayi bwo mu mutwe ntabwo ubukene ari intege nkeya buse ko dukenye twese ngo yaramubwira ngo nzakwishyura amashuri ngo ndaguha amafaranga urye muri corona bangaye se bamaze kubikora ubukene se buhindura umuntu ari elementare ariko uziko ntukamenya byose byavugiye mu rukiko ubwo byaravuzwe ubukene ntabwo ari koze ya faiblesse yo kwifatira umwanzuro uzi u Rwanda ko rukennye u Rwanda ko rukennye ko ntawe urarwempoza ipolitike rudashaka gukena ntabwo bikugira vulnerable mon cher
oya ukena akaba vulnerable n'ufite ubumuga utabasha kugira na kimwe akora n'ushaje cyane ariko gukena ntago no moshere n'u Rwanda rurakennye buretse gatoya buretse u Rwanda rurakennye ariko nzi neza ko hari umuntu ngira ngo ni Kadafi waje aruha imihanda aruha n'amapingu hanyuma aranasaba bivugwa ko yasabye ngo u Rwanda bose babe abayisilamu robine ziri mu Rwanda zige zirekura fanta ati oya nubwo dukennye abaturage bacu bafite uburenganzira bwo kwihitiramo idini hari ibyo tutakora yavuga ati ndo mwebwe mugiye mukwirakwiza electrogaz zitanga robine z'amazi nzashyiraho baba basilamu nzashyiraho robine za fanta ko bitemewe se ubu s'u Rwanda kuba ruri mu bihugu bikennye cyangwa Burundi ruri mu bihugu bikennye bwemera ibonetse byose oya wabonye na resistance yabaye kuri vaccine za covid wabonye resistance ureba resistance zihari ku bintu bijyanye no kwemera amategeko y'ubutinganyi ibihugu se ntibikennye ko bitemera se ngo ibikize bibitegeka ntabwo ubukene ari facteur yo kuba vulnerable umukene aratekereza wenda agatekereza ku rwego rwe ariko kamwe ntabwo wamwempoza ibintu no kuri ingingo ari aho abantu bashira kuri ingingo ababuranyi cyangwa se abunganira kid na kid ubwa mbere n'ababunganira babivuze ariko kuri nshuro kid byivugira bavuze ati ubushinjacyaha buri gushaka kugaragaza uyu mukobwa nk'uwigurisha ubundi buryo kuba bwavuga ko umuntu amufatiranye none se evara ni nabyo nakunda kuvuga muri merce z'u Rwanda tuvuge ngo abakobwa bakene bose bajye ku muhanda kuko kubera ko ubahaye bitanu wese abararane oya none se u Rwanda se ni mu bihugu bikennye ubukene se ni muri za 30% ko tutababona se bajya gusabiriza cyangwa bajya kwigurisha nese byaba biciye iteka ngo umugore ukennye afite igitsina kimukenure akifashije mu kwikenura iryo somo wakwemera kuri gisimamya wowe kwigisha abanyarwanda kazi ngo ni ukena igitsina kizagukiza cyane ufite itungo rikakugoboka ntabwo igitsina ari itungo ntabwo ari kimana yari guhereye no oya byabaranjoma ukundi turabizi ko bibaho ariko ntiwabivuga uhagarariye urwego ngo uruvugire mu nzu ya leta uvuga ngo bakobwa bakennye mukoresha ibitsina byanyu mukire ntabwo iyo statement nta muntu wayivuga ahagarariye urwego nta n'uwayivuga kuri mikoro cyangwa kuri kamera none umushinjacyaha akabivugira mu rukiko no oya ntabwo bishoboka ntabwo umukene aratekereza akigishwa uburyo yava mu bukene ntabwo akora amabi Karege icyo ni kimwe yes ikindi cyagarutsweho muri uru rubanza numvise cyateje polemique cyangwa kutumvikanwaho ku mpande zombi ni cyamajwi ariko twamaze kwemeranya ko yego umukobwa agomba gupimwa ko yahawe ibiyobyabwenge aganapimwa ko yafashwe ku ngufu ubushinjacyaha kuba bwarajyanye dosiye mu rukiko ruzi ko ibyo bintu rutabikoze nta mpamvu ihari ntibabuze amafaranga ntibabuze serivisi kuko iyo laboratoire irahari kandi irabipima urabyumva ntacyo bakagombye kuba bavuga icyabibateye rero nicyo gikaze cyane nibyo bya bifi binini wavuze niko kwa gushyuha kw'idosiye ufite yashyuhanye ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha igera mu rukiko nayo urukiko narwo rushyuhanwa na opinion publique abantu bavuga bati Miss Rwanda dore aho yarayigejeje Prince Kid dore uriya n'umwana ukibyiruka dore no opinion publique nayo ishyuhana urukiko urukiko rero biba ngombwa ko ruhagarara hagati kugira ngo rutange ubutabera mu izina rya rubanda icyo ni kimwe mu kujurira ko ubushinjacyaha buti aya amajwi twe twazanye twakuyemo ibintu bimwe na bimwe tutifuza ko byajya hanze bitewe nuko ari ubuzima buri prive dufata ibigize icyaha aba aryo twifuza ko bisohoka umuburanyi cyangwa se uregwa ati bazana umwimerere w'aya majwi kuko aya majwi areditinze kandi aya majwi ntiyakabaye n'ikimenyetso icyo kintu cy'amajwi kubona gikomeje gukomeza kugaruka kandi tuzi ko n'ubundi ntabwo navuga ngo ni ikintu gistetinze ariko nzi ko amajwi akenshi atifashishwa nk'ibimenyetso amajwi habuze ibindi biragoye kumenya ngo na yande yafashwe ryari ariko nanone umushinjacyaha wari ufite amajwi yose raw material premiere ko abizi ko umucamanza ashobora kuba yaburanishiriza mu muhezo iyo yazana yose uko yakabaye umucamanza akayumva wenda akajya simbuka bya biri kuko nta public ihari
ngo ibyumve byose umucamanza wakaba ari ugenda wikuriramo akagize icyaha ku kibaya bahisha umucamanza babizi ko ashobora kwemera bigakorerwa mu muhezo. Nukuvuga ngo ubushinjacyaha bwagomba kuyatanga nk'ibimenyetso. Vie privé ntabwo uhisha umucamanza. Vie privé niyo mpamvu byagiye bibera mu muhezo kugira abakobwa badatanga témoignage mu ruhame ngo abantu bagende babota. Umucamanza kuba afite ubwo bushobozi bwo kuba yavuga ngo bijye mu muhezo dushaka ko bamena amabanga nayo majwi bari kuyamuha yose uko yakabaye ntihagire ibyo bakuramo. Kuba baragize ibyo bakuramo bishatse kuvuga ngo umucamanza agira doute kandi le doute profite au présumé. Nuvuga ngo iyo ugize kujijinganya uregwa bimuvanaho icyaha. So umucamanza no kuba atizeye ayo majwi atizeye uwayakase n'icyo yaragamije ushobora gusanga ibyo bagiye bakuramo nabyo bigize icyaha ahubwo ku rundi ruhande ubushinjacyaha buvugira. So urumva nawe kuyatera ishoti ni ngombwa rwose. Hari akantu gato Kid yagarutseho amwiburanisha aravuga ati ibintu ndi kuvuga ubushinjacyaha buvuga ko bujya bunashinjura bibaye byiza bwanabyifashisha bunshinjura. Ubundi mu nshingano za ubushinjacyaha ni ministeri publique. Ministeri publique ruvuga ngo ihagarariye rubanda impande zose. Mu nshingano harimo gushinja no gushinjura. Ariko marezoma hari hanini ugenda usanga bwafashe position. Ubundi bakagubye no gushaka ni nayo mpamvu biba ntabwo nabyita igisebe ariko biba nk'akantu gaciyemo uko umushinjacyaha ajyana dosiye mu bucamanza umubare w'imanza atsindwa ugabanya ubwizerwe bwe. Either yashyuhijwe na opinion publique hari ibifi binini bimuri inyuma yariyemo ruswa cyangwa nawe ni umuswa. Nta muntu wagobye kujya kugaragaza ubuswa bwe imbere y'umucamanza wagobye kubitegura kare. Ntago kaba ariko gatuma ubushinjacyaha buburana muhenerezo mbivuge gute akahe Rwandanze bati dutsinde ako kantu kuvuga ati uko natsindwa umushinjacyaha atsindwa gutsirwa kwabo umucamanza arabibabwira ibimenyetso bagomba kubishaka kare. Ndamubwiye ngo laboratoire irahari icyo cy'amajwi bari bakizi bagomba kuyazana yose bakabwira umucamanza bati kubera ko harimo avuga kuri vie privé tujye mu muhezo. Ibyazi ko umushinjacyaha arabizi ko bihari ariko nyine uko utsindwa nyinshi biba bivuga ngo wazanye ibintu utatekerejeho neza. Kuki utabitekerejeho neza ko wari ufite umwanya uhagije kuki utabitekerejeho neza bakagucishamo ijisho ariko bakibaza ikibiri inyuma hariho pression cyangwa se harimo akantu twapa bituma wibazwaho cyane. Yego. Hanyuma rero hari ikindi kintu cyagarutsweho kubera ko ibyaha Kid kurikiranyweho bisa nkaho biri separate kubera ko biri kuba victime batandukanye. Yego. Hari ikindi cyaha kijyanye n'ibyabereye ku Kibuye vuge gutyo harimo ibyo yavuze we nk'ibimenyetso ubushinjacyaha bwari bwatanze ariko nyuma bikaza kugaragara ko atari byo. Harimo kuba ngo yaragiye gakomangira uyu kamera zikaba zaragaragaje ko atakomanze. Harimo ibyo kuba ngo yaramwandikira ama message muri corridor kamera ibihari. Yes. Hari ibyo kumwandikira ama message ari ibyo byiswe kumuhoza ku nkeke avuga ati please say yes. Byagaragaye ko ngo ibyavugwaga ko yanditse ku itariki 3 yanditse kuri 5 bari muri interview amusaba ko basohoka bavuye mu kiganiro. Harimo n'ikindi kimenyetso cya message byagaragaye ko ngo yakozeho screenshot ivuga ngo urabona twabyiyamana bikavamo ariyo ubushinjacyaha bwari bwazanye igaragaza ko umukobwa nyine yiprotejaga ariko hakaza kubura aho yavuye source y'iyo message ngaho. Yego. So iki nta message nta nimero yayohereje iri hose ntayo gute se bibaho izina ni screenshot nyine izina ryane no okay saba ibyo byabaye agatogo ntacyo nabivugaho kuko ari karikesi yindi yigeze kuburanwa igendeye kuri message no yari umugabo wo muri Nyagatare ngira ngo ugeze kuburana bavuga ngo ahoza ku nkeke umuntu amusaba igitsina ruswa y'igitsina kubera ibintu bijyanye n'isambu. Uwo mugabo yaratsinze akabaza ngo kuki wazanye izo nakwandikiye udashyiramo izo wanyandikiye kuko ushobora gusanga izo umugore asubiza arizo nazo zishobora gukurura umugabo ariko izawe wazikuyeho nk'umucamanza muzima kweri yasiyeje ku bintu by'uruhande rumwe. Communication ndandika ugasubiza nkandika ugasubiza none uzanye nk'ikimenyetso izange gusa kandi zawe ntuzishyizemo
urabyumva so nibyo rero niba ni screenshot ntigaragaza nimero ntigaragaza aho yavuye Erega uriya muhungu yaramaze gukira by the way uriya muhungu yaramaze kumera neza kandi akiri muto yabamurwanya baba benshi kumanaginga abakobwa uretse gatoya kumanaginga abakobwa beza niko nabyita beza mu gihugu guhitamo uriya arya yitwa Elisa guhitamo Elisa nabyo ni yindi struggle kuko siwe wa mbere umwaka yarakoze imyaka yarakoze muri biriya bintu abakobwa yahuye nabo ni benshi ndavuga bo babona abo bahuje amaso guhita muri ya gusa abakwifuje ko yababera umugabo nabo ni benshi iriya dosiye ishobora kubamo abantu benshi barenze nabo dutekereza yego iki ngiki nacyo Kid yakivuze baravuga ati iyi dosiye yanjye ni mu bisuzuma neza abwira umucamanza muzasanga nyine ari ikirego cyacuzwe mu nyungu z'abantu benshi kugira ngo bandwanye bitewe n'umushinga n'inyungu zimwe amafaranga abakobwa bashaka ko yabagira abagore ni byinshi cyane so rero nsoreje kuri iki ngiki cyo muri runo rubanza k'inyandiko nyandiko nacyo gira icyo mbwira kuko nabonye uruhande rw'uregwa yarakomeje bivugaho bakomeje babivugaho cyane inyandiko zo mwibazwa y'aba victime kavuga bati ni gute aba victime babiri bashobora kubarizwa isaha n'umunota umwe bakabazwa n'umugenzacyaha umwe ndetse n'imvugo z'ibyo basubije zikaba zimwe iki kintu bacyumva ute ntabwo nacyumva ariko umugenzacyaha ashobora kubaza abantu mu buryo mu masaha atandukanye wenda raporo akaba yakorera rimwe ibyo birashoboka cyane birashoboka ariko inyandiko ariko ntikora hariya yumva ari ibisanzwe ariko ushobora kubaza niba abantu bari kubazwa ku kintu kimwe ukavuga uti manze numva uyu akabibika muri mashini printing si cyo kibazo printing ni igaragaza isaha urupapuro rwasohokeye muri printer ariko si ntago rigaragaza isaha de touche zakoresherejwe ariko byanditseho n'intoki gusohoka uti byanditseho n'intoki ikazamo n'isaha se neze kumva gusinya nyine igihe yasinyiye ku nyandiko usinya umugenzacyaha yego isaha nimwe ni igihe yakorera raporo ntabwo ari igihe yabarije mewi ntabwo biri automatique kubaza abaza yandika none umuntu iyo bamaje kumubaza ntasinya ku rupapuro rwe nundi akabazwa niko byakagenze ariko so automatique niba murabazwa ku bintu bimwe ashobora kubisezisa muri machine ibazwa rya JALAS ibazwa rya Karegeya yarangiza gusa ni ibisubizo n'imvugo ibisubizo ubwo nukuvuga ngo abantu bashobora kuba babanje kugambana ibyo bari busubize ariko ikosa ryo kuvuga ngo ni isaha imwe bashobora kubazwa mu buryo butandukanye raporo igakorerwa ku isaha imwe ibyo birashoboka ukababaza bose kubera ko ari dosiye imwe bahagaze hano umwe arangiza undi arangiza hanyuma nyuma ukaza kumuhamagara uti ngwino usinye kuri raporo y'ibazwa ryawe ariko kuba basubije bimwe ibyo nabyo bishobora kuba ari ibihimbano cyangwa se bagambanye gusubiza bimwe cyangwa se ntibanabajijwe n'umuntu umwe waje avuga ati bavugire ko bagize batyo ibyo ni ibisanzwe ariko doze haba harimo anomali ibigaragaza ibitagenda neza ariko nkuko wanabivuze ibyo byose biba bifavoriza iyo hajemo dute bifavoriza le victime présumé mu suspect niwe présumé yego nifuje kugihuza n'iki kintu cyabaye i Burundi rero cyo cy'inkundura yo kuvuga ati izi ndirimbo turaciye bamwe bati murazipromotinza ahubwo kuko guca indirimbo kubaninga indirimbo kuri station ikaguma kuri YouTube ahubwo umuntu ahitagira amatsiko yo kujya kuyireba yego abandi bati birakwiye nyaboneka ko aba bahanzi bacu bacyahwa wowe uri no ndabanza kugira ngo umenye aho ndi rekamanze mvuge icyabarundi bakoze abarundi bakoze cya kindi nakubwiraga cya contrat social nabo abatoye General Neva mu masezerano harimo kubarinda ibyo bintu niyo mpamvu gukumira izo ndirimbo uhagarariye leta no CNC Commission Nationale de Communication mu nshingano yavuze ati izi ndirimbo zirahagaze nongere mbigarukeho ntabwo leta y'u Burundi ifite abazagenda bumva uturadiyo twose bajya mu byumba ariko muri salon de coiffure mu mabuate ubwahoho mu ruhame birahagaze ariko kuri YouTube yawe ku mabega yawe
ntago bibujijwe ariko leta yivuze ivugira aba baturage bayihaye ya masezerano sociale hari icyo binasobanuye hari icyo bisobanuye ni nko kuvuga ngo aho umuntu ari umurundi azajya avuga ati leta yacu yatuvanyeho byamahano ya zandirimbo dore aho ihagaze aho dushaka zaguma zigacurangwa ni nko kuvuga ngo ni uzisanga mu kabyino uzavuga uti baba polisi abashinzwe umutekano bari he ko batazihagarika shaka kucurangwa umunsi umwe ibiri sava ariko position ya leta ni iriya none uti iyanjye biratangaje by the way na leta y'u Burundi yaratinze muzo yahagaritse harimo nizakera harimo nka za nyaranja za matata ntakiriho nyaranja ishobora kwimaze nka 20 ans no pas 20 ans ishobora kuba ya 1994 yes ni ya 1994 nyaranja nyabuna tubyaranje reba imyaka imaze kuba rero leta y'u Burundi ikangutse ntabwo bivuga ko izindi leta zisinziriye ahubwo zishobora kubirenza amaso ku bwende ariko aho mpagaze rero ni hehe sinzi ikiganiro kigeze kuba nabyumvise ariko ntago nari impari babaza Bruce Melody manza ni kuri mu ndirimbo ze ziheruka akinyuma nakande nake nako igare ni rya mico ikindi sinzi ndi ikinyafuse baravuga ati kuri kuzana indirimbo zayobya urubyiruko wajya ucuranga nka ba Masabo ba Makanyaga ba Nkunu nziza François ba Masamba arabusubiza ati se abo bose uri kuvuga babayeho bate donc ubuhanzi ni uburyo bubiri ni nk'ubusesenguzi ni nk'ubujyamakuru nk'ibi bya YouTube inzira nebyiri hari icyo urafasha rubanda ariko nawe ugira icyo wifasha so guhanga ntacyo bikumarira ni nko gusesengura ntacyo bikumarira kera njya mbikubwira ko cyane twasesenguraga mu mabisi no mu tubari erezo make mu tubari twabaga twigurira dufite amafaranga ariko kumva umuntu akabyibazaho akagukurikirana za maneko zabaga zuzuye ariko zikagenda zibaza ati kuri mugabo agamije iki ati nuko ateye gusa none ubu byageze aho dusesengura bikadutunga yego so guhanga byakagombye gutunga nyirabyo sibyo ubwo yo ni inzira ebyiri guhanga bitunga nyirabyo ikanatunga public akamaro public muri ziriya ndirimbo harimo muri bya bindi natwe dufite mu nshingano kuruhura indirimbo ziruhura ariko zituvuganye nazo niba ziyobya rero leta ishobora gukora inzira ebyiri simvuga ko iyo u Rwanda yazakora nk'iyi Burundi iyi Burundi yabihagaritse ariko ngewe icyakabaye n'iyi Burundi yashobora kuba yakora izo bigeze guhagarika uretse ndaje mu Rwanda icyakabaye cyagakozwe kandi ni Burundi bagikora nuko niba hari umuhanzi ushaka kwitunga ariko aruhura rubanda ariko harimo n'akantu ko kuyobya urubyiruko kandi adashyizemo ako kantu bitamutunga birasaba ngo ese wowe leta ufitanye amasezerano contrat social n'abaturage uwo muntu ari kuyobya wowe uri hehe inzira ni ebyiri kumuhagarika si wo muti kuko biramutunze numuhagarika akaba umujura nabwo uzashyiramo investment ngo uhangane n'abajura ahubwo arimo arigisha akurikije ibimutunga ku ruhande rwe nawe yego nawe leta shaka ibindi wigisha bihurire nawe kuri wa mwana w'umunyarwanda uri kubyumva niba ari kuzana ubutumwa bwayobya urubyiruko leta niza n'ubundi butumwa nabwo bwafasha urubyiruko noneho rwa rubyiruko kwa kuruhura ntituzagire content iruhura abantu batanarushye leta niza n'ibindi bituma baruha création d'emploi inyigisho nzima urabyumva bajye kumva iyo miziki bese imiziki ifata nka 20% ariko 80% leta yabagaburiye ubwonko bwabo yabugaburiye ibindi bibubaka ku buryo kare kaza ari agatonyanga mu ndi ubundi iyo ni yakabaye inzira naho kubihagarika byo nugufata babyita ni nko kujya gutese nugufata inzira yoroshye ntago ari yoroshye ubundi abahanzi nka bari mu gihugu hari n'abanzi bahanzi bazima na leta ishiramo izindi message nzima ntago cyo bari abatwara urubyiruko pe ntacyo batwara barase ni bangahe zindirimbo zisohoka ubuse mu kwezi zigera top zirariyo mahit mu kwezi zagira ku 10 se ni hit kubera ko hari urundi ruhande rutari gukora
yes uretse kuri YouTube kuba hajyaho inyigisho zigisha konsoma 28 konsoma imiziki 28 yego nyine none se habaye hariho iyindi content urubyiruko rukonsoma mu masaha wenda 20 anakaba ariyo ajya muri biriya bishego urumva hari cyo rwaba nesheke yuko hari abandi bakagize ikindi bakora badahari gene nuko byatangiye na YouTube batangira kuzipinga wasangaga nyinshi content ishaka kugaragaza ibitagenda muri leta rimwe na rimwe wenda ugasanga n'abayirwanya ariho bamenera hataraza nta content yo kubaka kuzamura niveau d'entendement imyumvire y'umunyarwanda nta yihari kubw'amahirwe bagenda baza hagenda haza abantu bazana izindi content zubaka izigisha guteka izigisha gusesengura polisi ubuvugizi ibyo byose bigenda biza none bya bindi byo kwicara utekereza ngo dore hasohotse content y'abarwanya leta aho kugira ngo ifate 28 ku munsi ugasanga ahubwo isigaranye nk'isaha imwe cyane bakavuga ati twumve kanaka ibyo avuga kuri runaka Pastor Rutayisire urumva kera byari ibintu bitinyitse none ubu ngubu n'umuvugizi wa guverinoma wungirije ajya kuri YouTube cyane urabyumva rwose bishatse kuvuga ngo leta nayo ijya kuri YouTube urabyumva none si bayihari tuvuge ari mukuru arinda agiye kuri YouTube akavuga gahunda ya leta akavuga uko amatora ategurwa akavuga isano y'u Rwanda n'ibibera muri Kongo iyo ikarebwa akajya kuri channel ifite viewership iri hejuru bugacya sabe akajyaho akaba dore uko kanseri wayirinda dore urabyumva hakajyaho mukanya hakajyaho utuma twishima dore rubyiruko BDF twayivuguruye imikorere ntago tuzongera guha amafaranga abanyamahanga tuzajya duha mwebwe n'abagore message icyo kigaca kuri YouTube ubwo n'umu YouTuber arinjiza kandi na leta irungutse Minedik ikaza memushoze dore school feeding uko twayipanze dore minerivare dore kubiciro bihagaze ejo umujyi wa Kigali gutyo akareka gasabuka kaza kuri YouTube dore uko twabigenje kwa Dubai zose RDB n'ibindi bigahurira hehe iyo content ikaba nyinshi iyo content ya YouTube ikagenda none igahura n'iya bya bigarasha ariko ikabimira kwa iyo content iriko ivuga kubireba kubyegereye umunyarwanda aho kuvuga ngo dore ngo mu myaka ngo tuzashyiraho guverinoma ngo ministre wa sante azaba ari JALAS ibintu bitari mu birometero guverinoma ikorera mu birometero nk'umunani ikazana content tukayikonsoma kubera ko indani habuze indi content na leta yagombye kujya muri ubwo buryo cyokora leta yikunda gukoresha YouTube dako Twitter ariko na YouTube bagombye kuza kuko niho abantu benshi bari kujya niba tahaza rero hakajyaho ya muziki hakajyaho na ya content y'abatavuga rumwe je direkoma y'abatifuriza neza simbizi ukuntu ndabyita kugira ngo ngumane neutralité nabuze uko mbyita ariko yes byanze bikunze iyo content yagombye kuba diluted Karyo ariko tubwira rero kuri iki kintu kijyanye n'izi ndirimbo nibyo navugaga mu nshingano za leta harimo guhugura abaturage hakabamo iyo ntigombera n'inyungu zayo nuko abaturage bahindura imyumvire hanyuma ari noneho ari itangazamakuru societe civile abahanzi abo mu mikino bakaza ari abunganira leta muri ro bienetre y'abaturage ariko iyo leta irangaye content yinjira mu bwonko bw'abaturage ikaba ari iyobya nakunze kukubwira nko cyagiye hari periode tugeze kubamo audience yo mu Rwanda yabumva ikinyarwanda ikajya yumva content ivuye hanze mu bantu bafite ukundi kuntu babona ibyo mu Rwanda yego bashaka no gutanga umurongo kubibera mu Rwanda badahari especially hano kuri YouTube yego ndavuga YouTube nuvuga ngo leta irangaye kuri YouTube akajya content idafasha leta kuzuza ya masezerano sociale yagiranye n'abaturage hakaza umuziki uhari ukaba undi nawo utasayidira leta kuzuza za nshingano yahawe n'abaturage hakaza nibindi showbiz whatever hari barometer yigeze gusohoka ubushakashatsi kuri content yo mu itangazamakuru rihabwa ryo mu Rwanda basanga hejuru ya 80 ari ibya sport no pana sport iriya family
showbiz siporo abahanzi hari ibindi bizamo n'ibiki entertainment vara nigeze kwibaza muzembanda ni warukiri rwose nk'iyi content yahindura iki ku baturage ibi ni ibiruhura kandi ntibarushye leta nishaka ibindi birushya gukora urabyumva ukora amasaha 8 urebe YouTube amasaha 4 urabyumva ubwo baye 12 andi 12 uruhuke cyangwa ukore na siporo ariko ibyo nibyiganza ugiye gushaka icyo yakarebye ahasanga ibyo ngibyo najya kuri YouTube asanga ya content iyobya abari mu burangare bwa leta nubwo watangira ugafunga banyiri YouTube urabarenganije kuki bakurusha content batakurusha amafaranga donc contrat social abaturage barasora leta ikabona amafaranga so nubwo ngo yagombye nayo kugaragara mu mpande zose kuri YouTube ikagaragazamo nabo yo content ubu abantu ku giti cyabo nibo ntabwo ndumva ikiganiro cya nutrition kivuye muri leta abantu ku giti cyabo nibo bicara ugasanga hari Antoinette arigisha guteka undi arigisha donc bakerere nani ntuza abayo n'uyu mama wundi wo muri Sarusi wake urabona abantu ku giti nibo bishakamo content ariko nta ruhare rwa leta kandi content mbi ibaye kuri YouTube leta ni ihomba bwa mbere nubwo yiza no wa mugaga igatangira gufunga igatangira kubana ariko wagombye kwibaza ngo kuki bino bibira byinshi JALAS azana video 5 mu cyumweru wowe leta nta nimrazana Minedike nturi kwerekana uko kuburezi beze Minagiri nturi kwerekana uko ifumbire iboneka uko imbuto zatuburwa muraho ariko nekeza ko harimo na cya kintu cyo kuba ibyo bigo bitarumva akamaro ka social media itaragera aho yumva abandi babyumva bagutwaye already bagutwaye abaturage bari kubarimanta ibyo bashaka kandi ari abawe mwaragiranye amasezerano yuko ubarimanta ibyo bakeneye so nibyo byakagombye kure twatangire rero ku muziki none n'umuziki niba muziki ari w'ibishegu hakagombye kuba n'umuziki wubaka ariko se niba ushaka kubaka abanyarwanda utubaka nyiri uko ukora bisaba ko leta ishyiramo akantu ariko bibaho nibo bamvuba barya ujya wumva bari abatuyisenge baririmba ngo ngwino rebe Karongi genda Rwanda uri nziza cyane zihari ibiyaga ariko izo ntizatunga nyirazo abisaba ko yishyurwa bisaba rero ngo iyo content ihure ya content abarundi bahagaritse no mu Rwanda irahari ariko u Rwanda rugomba gukora uko rushoboye hakaboneka indi content muri iyo industry y'umuziki ihangana na yayindi bakazajya kumva igare bamaze kumva parike y'Akagera ubwiza bwayo bamaze kumva gahunda ya Girinka indirimbo iririmba ivuga kuri Girinka babyumva ariko zumva zicuruza bamaze kumva ibyiza by'ibirayi niko donc naho rero ni wumva igare amaze kumva gahunda wera ya PSA yes ariko kameme imibonano mpuzabitsina ikingiye hakaba ari iyo ndirimbo ibivuga igare rikazakurikirwa n'akinyuma nta kindi kirasohoka undi muntu muri saro ukumva nyaranja urumva uvuye kwiyogoshesha muri saro harimo nyaranja ugiye mu kabyiniro bashizemo akinyuma inzoga ni baby funga macho arya ngo umukobwa ukubita agapeti ibyo byose byagombye kuba bihurira muri ntuza mu audience nimwe ni umunyarwanda cyane urubyiruko rero na konsoma ibyo by'igishegu gusa ikosa ntabwo ari ryo wa produce igishegu ikosa ni ryo ushinzwe wa muturage utamuhindi content itari igishegu ukumva impamvu navuze nkavuga Masamba nkavuga Masabo nkavuga Nkuru Nziza François nkavuga Bakayirebwa nkavuga bari bafite content ariko ntabwo mpamya ko ntabwo yigeze batunga nuko bari bafite indi mirimo abo bankuru nziza na ba Masabo bari bafite kandi kazi na ba Masamba bafite ibindi bibatunze ariko umuntu ujya mu buhanza agira ngo bumutunge ntabwo bamutegeka
wamworiye ngo jya uririmba ibi bizamutunge se intore tuyisenge nuko baba bafite amafaranga urazica kubwira ati ndazicuruza kuri YouTube kandi ibyo bintu birimo meme na content umuntu yo kuri YouTube wanayivanamo niyo ikiririmba ariko nuko tubona ntaho biri bugane umuntu wese rero arwana n'icyatuma yinjiza ubu ngubu agahenge gahari aha harimo isomo rikomeye agahenge gahari n'ubu ngubu ari aba YouTubers binjiza bemera kwinjiza make ariko bagakontribuwa kuri gahunda ya leta itabatumye ariko ni mission societe civile n'itangazamakuru bagomba kunganira leta babishaka batabishaka akemera rero agashyiraho content abizi neza kwigira audience ntoya uduhumbi 10 ibihumbi 5 ariko akavuga ati nibi 5 niyo contribution yanjye mu kubaka igihugu ubizi neza ko ari content yagira abantu ibihumbi 100 ukabona amafaranga ariko ejo wazakubaza ati wamaze iki muri kino gihugu umwana bikubajije ariko papa wowe bite kino gihugu wakimariye iki tunahimbaga indirimbo zimeze gute se akinyuma igare ibyatsi funga macu ari ikinyafu ari n'indirimo bya so ibyo rero byose ku munyarwanda ibyo byose umuhanzi umunyamakuru societe civile ugomba kwanza kwibuka ko uri umuturage w'umusitwaye mu byo ukora byose ukavuga uti nubwo ndi kwiyubaka ku giti cyanjye na societe ari responsabilité imfiteho uyu munsi cyangwa ejo niba ushaka uzasazira mu kwezi ariko niba uzasazira kuri buno butaka abo bantu nuza Bruce Melody yavuga ngo bo babayeho bate ibyo byose makanyaga uko yababayeho kose afite icyubahiro afite hano tumwubahira nk'umusaza paraporo y'indirimbo yagiye aririmba rero kugira ngo umuntu azasaze ugeze mu gihe cya makanyaga niba kubaza uburi icyo usubiza uvuge ngo igare kinyafa kinyuma byagorana ufite difference iriho ntago mvuze abarundi icyo bakoze no kwerekana ko bahagaze mu murongo abaturage babahaye mu Rwanda kuba tukifashe leta itaragira ikivuga kuri ibyo bintu nuko ishobora gutanga undi murongo either kuzana kubenamo indi content yubaka nono ya yindi ruhura ikaza ari ikaba nkeya ariko niba nyinshi iriya iyi content nkiriya niba nyinshi nicya kibazo nyine nuvuga ngo u Rwanda rw'igihe kiri imbere nuko ruzaba rugenda ruri muri ibyo nyine rubere nk'ibintu bifufumanga wa mugana wa president yego aha ngira ngo byumvikanye ni ikinyarwanda kandi cyumvikana ahanini Karegeya numvise uri kwemfasazinga ko hakabaye hari ibindi bintu abantu bakonsoma yego byinshi ku buryo ibyitwa ibishegu cyangwa se biza nyuma n'ibyo bindi byitwa ko ari ibintu bibi biza bifite biyobya kwa bigira uruhare ruto cyane ku muntu cyangwa se donc ibishegu ntibyiharire tere yego aha so rero Karegereka ngiraho mpinira ntabwo twabivuga byose twavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye amatopic atandukanye kugufatisha nawe urabizi ni mission bari mu biganiro byinshi cyane ubwo bigiye kuzagorana muzajya mumbona weekend gusa ariko ntacyo muzajya munyenera tuzajya dupanga ngerageze mboneke uko nshoboye amanywa nijoro niba namwe mugomba kugira uburyo bwo gukora mutagombera amanywa